Cya Djibouti ni kimwe mu bifatiye runini imigabane hafi ya yose y'isi bitewe nuko aho gihereye mu ihembe rya Afurika hanyuzwa ibicuruzwa byerekeza cyangwa biva ku mugabane wa Afurika nyirizina, umugabane wa Aziya, Uburayi ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Umuyobozi wa sosiyete icunga imizigo itwarwa muri za container, Abdullahi Adawahe Sigati, ashimangira ko icyerekezo cy'iki cyambu harimo no gukorana byihariye n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ce terminal a vocation et travaille déjà pour une partie des clients de l'Afrique de l'Est, notamment pour l'Éthiopie. Iki cyambu gifite intego yo gukorana n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba kuko dukorana na Ethiopia kandi ku rwego rwo hejuru cyane. Turifuza kandi ko n'ibindi bihugu byo mu karere dukomeza gukorana kuko iki cyambu nibo kigenewe kandi uburyo bwo kubafasha burahari, haba gukoresha inzira y'ubutaka, iy'ikirere n'iyo mu mazi. Kuko nyuma ya Ethiopia hari Kenya n'u Rwanda. Ndakumenyesha ko uburyo twatangiye kubukoresha no muri Afurika y'Iburengerazuba ari byo twita ubwikorezi bw'inyanja n'ikirere. Un très bon vecteur. Actuellement, on marche déjà avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle les transports mer-air. Inzira ya gari ya moshi ni imwe mu rwego mpuzamahanga izwiho kwihutisha ibicuruzwa ndetse by'umwihariko ikaba inahendutse ugeranyije n'ubundi buryo. Kuba rero hano muri Djibouti baramaze kugera kuri urwego nikigaragaza intambwe bateye mu rwego rw'ubucuruzi. Ibi binavuze byinshi ku bucuruzi mpuzamahanga ariko cyane cyane mu rwego rw'akarere u Rwanda ruhereyemo, kubera ko kwifashisha iyi nzira bishobora gutuma ibicuruzwa byigera mu Rwanda byihuse. Iki cyambu gifite gahunda yo koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa izwi nka Sea Air Cargo, aho ibicuruzwa bizajya bigezwa ku byambu bikoherezwa ku bibuga by'indege biciye mu nzira ya gari ya moshi bikajyanwa mu bihugu hakoreshejwe indege, aho nk'ibije mu Rwanda byanyuzwa i Addis Abeba muri Ethiopia. Bamwe mu bikorera bo mu Rwanda basanga iyi hari inyungu ikomeye kuko ubu buryo buzajya bugabanya igihe ibicuruzwa bimara mu nzira nk'uko bishimangirwa n'umuhuza w'abikorera bo mu Rwanda n'icyambu cya Djibouti, Kayombya Derrick. Je pense que le Rwanda est pour nous vraiment un pays avec qui nous voulons vraiment travailler. Donc on sait que politiquement nous avons de bonnes relations. Ndatekereza ko u Rwanda turufata nk'igihugu tuzi neza ko dufitanye umubano mwiza. Imibanire ihari iri ku rugero rwiza, niyo mpamvu tugomba kwishyigikira binyuze mu ishoramari n'ubucuruzi, kuko burya ubucuruzi n'indi nzira y'imibanire myiza, kuko burya ndetse iyo ugeze ku rwego rwo kuraho imbogamizi zituma abantu bunguka by'umwihariko kubikorera, ntekereza ko ari ikintu gikomeye. Ngira ngo mwabyiboneye ko dufite ubushake bwo gukora ikinyuranyo. La réalité est là. Donc on a des infrastructures de dernière génération, on a des hommes et des femmes en tout cas formés et compétents et qui sont capables de faire la différence. Iki cyambu cya Djibouti kigizwe n'ibice bitandatu by'ingenzi bitewe n'ibicuruzwa bikinyuraho, ibi bigafasha mu bugenzuzi bwacyo. Umuyobozi w'igice cyahariwe uruhurirane rw'ibicuruzwa byambukiranya imipaka biciye mu gice cya Dolare, Jama Ibrahim Dalah, avuga ko bifuza ko imibanire myiza u Rwanda na Djibouti bifitanye izakomeza gushimangirwa n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Urebye cyane cyane ko kuva hano uvuye mu Bushinwa nk'uko bitarenze iminsi 20, ahandi kuri izindi iyo bakoresha poti zindi zitwegereye usanga bimara hafi amezi 2 no kurenga bikaba byagera no muri 3, ariko hano bitwara hagati y'iminsi 14 na 20, bikaba rero byatuma ubucuruzi bwihuta. Igiciro usanga kidakabije cyane bivuye Ethiopia, kuko hano biva hano na gari ya moshi nk'uko mubibona hano duhagaze, ni gari ya moshi igiye kubikura hano ku cyambu bijyana Addis muri Ethiopia. Igihugu cya Djibouti kigizwe n'abaturage basaga gato miliyoni 1 gusa, kikagira ubuso buyingayinga bw'u Rwanda kuko ari kilometero kare 23,000. Ubukungu bw'iki gihugu bushingiye ahanini ku bikorwa by'icyambu cya Djibouti, ari naho murwa mukuru wayo, hakiyongeraho n'amafaranga aturuka mu butaka iki gihugu gikodesha ingabo z'ibihugu by'amahanga zihacumbitse. Jean Claude Mutuyeyezu mu mujyi wa Djibouti.